Cafe Energy. Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Cafe Energy. Igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Energy Radio, turabasuhuje, turabifuriza ibyiza, gusa turabifuriza kugubwa neza, turabifuriza gutangira neza uyu munsi. Abarangije kubaduka bakerekeza mu ducogocogo twa buri munsi, abarangije guhaguruka bakajya muri bya bindi twita gushakisha ubuzima, turabifuriza ishyano ihirwe, turabifuriza kuza kuronka, turabifuriza kuza kugira umubyizi ubyibushye. Wowe uduteze amatwi kandi nawe byashoboka ko ushobora gusanga wakoze ijoro, ubu ngubu akaba aribwo ugiye mu busaswa, akaba aribwo ugiye kuruhuka, nawe turakwifuriza kuruhuka neza. Hanyuma tuguhaye ikaze wowe duteze amatwi mu kiganiro Cafe Energy. Iki ni ikiganiro cya Energy Radio kikugeraho buri munsi, ni ukuvuga kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, iminsi y'imibyizi uretse mu mpera z'icyumweru. Hanyuma muri iki kiganiro gitangira kuva ku isaha 12:30 tuganira ku mateka, ku buzima, ku mibereho y'abantu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bagezeho. Abo bantu bakatubera bandebereho, bakatubera kabarura, abo bantu tukigira kuri ibyo bikorwa by'indashyikirwa bagezeho, bakatubera urugero, tugaharanira kugira ibyo duhindura mu buzima bwacu. Reka muri iki gitondo nisuhuriza abantu twafatanije uru rugendo mu kiganiro Cafe Energy, twigira ku mateka y'abandi, twigira ku mitekerereze y'abandi, imigenzereze y'abandi, imikorere y'abandi, bikagira uburyo bumwe cyangwa ubundi bihindura ubuzima bwacu. Hari muri iyi minsi umugabo umwe twaganiriye ambwira uburyo yagenda agacika intege mu kugerageza kubaho yikorera, afite bizinesi, atazinduka ngo ajye mu kazi gukorera abandi, uretse ko nabyo ntacyo bitwaye gukorera abandi, ariko inzozi ze zari zitandukanye n'izawe, zari zitandukanye n'izanjye, zari zitandukanye n'izuriye. Yifuzaga kubaho yikorera, yemwe ngo aranabigerageza rimwe biranga, arongera aragerageza biranga, ariko bigera igihe aravuga ati se wa mugani, ubu gucika intege ni ngombwa? Arongera arasubira, bigeraho biremera. Turakwifuriza kugubwa neza, turakwifuriza gukomeza kuronka, turakwifuriza kwaguka. Bwana Isa Saloni hariya mu Ibereshi rya mbere, aho ni mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Oya yewe banakugana ubatunganyiriza imisatsi kubera ko unabikora neza. Hari quotes cyangwa se ya magambo aba yaravuzwe n'abacurabwenge n'inzobere n'abahanga batandukanye. Rimwe na rimwe abantu tukayagira umurongo w'ubuzima bwacu, ariko hari nubwo natwe ubwacu twakwiha yacu magambo tukayagira umurongo w'ubuzima bwacu. Joyeuse nkubwire nti keep dreaming and make sure that your dream will come true. Kora ibikomeza ugira inzozi, komeza ugira indoto, ariko kandi unakora ibyo ugomba gukora kugira ngo uve mu kurota, uve mu kugira inzozi, ahubwo izo nzozi zawe utangire ukora ibikenewe kugira ngo zihinduke impamo. Hari ubwo abantu bajya bagira imishinga, hari umuvandimwe umukunda kuvuga ngo nta hantu haba imishinga myinshi nk'aho dushyingura abacu. Ibyo bisobanuye ko hari abantu bagira imishinga, bagira ibitekerezo, bagira ibintu bifuza kugeraho, bagira inzozi, ariko ntibigere na rimwe batera intambwe imwe rukumbi rudori ibaganisha kugira ngo izo nzozi zive mu magambo, zive mu ntekerezo, ahubwo zihinduke impamo. Bakazarinda bakurwa muri uyu mubiri, bakazarinda baryamira kuboko kw'abagabo, izo nzozi zabo zitaraba impamo. Ntacyo bari bakora kugira ngo izo nzozi zabo zihinduke impamo, ngo maze aho ngaho tubashyingura ugasanga niho hari imishinga myinshi itarigeze iba impamo. Ndakwifuriza muri iki gitondo ko turamuka tuguherekeje, tukujyanye aho umubiri wawe uzaruhukira, umushinga wawe uzasigara, n'inzozi zawe zo zizasigara kuri iyi si zikatubera nk'umurage udusigiye. Uramenye utazajyana nawe, uramenye tutazaguherekeza tukakujyanana n'uwo mushinga wawe uwujyanye utarigeze uwusangiza isi. Ufite izinzihe nzozi? Urifuza kuba nde? Urifuza kugera he? Ushaka iki? Cyangwa ntuzi icyo ushaka maze icyo ubonye cyose ugafata icyo? Cyangwa ntuzi aho ugana, aho ugeze hose ukagira ngo wagezeyo? Ushaka iki? Ngewe ukubwira nshaka iki? Reka nsubiremo amagambo ya wa mugabo witwa Dr Manirere Jean d'Amour. Uyu nguyu nawe buriya buri wese agira uko afata abantu, ariko uyu nawe nshatse namushyira muri cya cyiciro cy'abacurabwenge navugaga. Niwe ukunda gusubiramo ati nkubwira sindagasani gasengwa. Mbese abashatse kuvuga ko nawe ashyira imbaraga mu kugera kuri ibyo ngibyo. Ndakwifuriza kumenya icyo ushaka, ndakwifuriza kumenya aho ugana, ndakwifuriza kutazajyana n'umushinga wawe mu gihe tuzaba tuje kuguherekeza.
nk'uko nigeze kubikubwira mu kiganiro Cafe Energy, tuganira ku buzima bw'abantu runaka, tugira abantu dufata bafite ibikorwa by'indashyikirwa bagezeho, abo bantu tukabigiraho tugamije kugira ngo duhindure ubuzima bwacu. Muri iki gitondo turi buze kuganira ku witwa J.K. Rowling. J.K. Rowling yanditse ibitabo byakunzwe ku isi yose. Hari imibare igitangwa kabone n'ubwo rimwe na rimwe usanga nta shingiro rinini bifite, ariko kandi ni nayo mateka ariho. Bakavuga ko igitabo cyakunzwe kandi kikanasomwa kikanahindurwa mu ndimi nyinshi, ku isonga haza Bibiliya, ariko nyuma ya Bibiliya hazaho urukurikirane rw'ibitabo rwitwa Harry Potter. Ibi ni ibitabo byanditswe n'uwitwa J.K. Rowling. J.K. Rowling niwe turi buze kuganira, tunigire ku mateka y'ubuzima bwe muri iki gitondo. Niba aribwo gifungura inyakiramajwi yawe, tukwibutse ko iyi ngiyi wumva ari Energy Radio, turi radiyo y'icyitegererezo. Aha, nagiraga turi buze kuganira ku buzima bw'uwitwa J.K. Rowling wanditse ibitabo, urukurikirane rw'ibitabo cyangwa se series bya Harry Potter. Uyu nguyu nubwo rimwe na rimwe buriya mu buzima tujya dushaka cika intege, tujya dushaka kumva ko ari twebwe tumerewe nabi, ukareba inkuru y'ubuzima bwawe, ukareba ibikubaho buri munsi, ugasanga umuntu ubuzima bwe abubaho muri cya kindi twita noir blanc, iteka burebera mu mabara y'umweru n'umukara. Ubwo ni kuvuga kwa kundi umuntu abaho ashaririwe, umuntu abaho avuga ati ariko nk'ubu nkanjye nacumuye iki ku Mana, umuntu abaho avuga ati ariko koko ubu nakoze iki, kuki ibi ngibi ari njyewe bibaho gusa. Uyu J.K. Rowling turi buze kuganiraho kuri uyu munsi, nawe yageze kuri uru rwego, yageze ubwo asumbirizwa, yageze ubwo yari ari mu mage, yageze ubwo yarebaga byasaga na uri mu mworera, akareba aho uwo mworera uzarangira, agategereza urumuri ruturuka imbere akarubura, akareba iburyo akareba ibumoso, akabona akikijwe n'inkuta gusa. Ubwo ndi kuvuga mu bibazo. Reka muri iki gitondo nagusuhuze uri mu bibazo, reka muri iki gitondo nakwifurize kugubwa neza nubwo uhangayikishijwe n'amafaranga yo kwishyura inzu utuyemo, reka nkwifurize kugubwa neza nubwo ufite umurwayi mu bitaro, reka nkwifurize kugubwa neza nubwo kubona uburyo bwo kwikora ku munwa, ubwo ndavuga uburyo bwo kubona ifunguro bikugoye. Reka nsubiremo ya mvugo iri mu rurimi rw'igifaransa nkunda gukoresha ahangaha ivuga ngo quelque soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Abanyarwanda bo bakavuga ngo nyaboneka nta joro ridacya. Hari n'umuhanzi ukoresha iyi njyana ya hip hop witwa Riderman wavuze ngo nta mvura idahita. Abakoresha kandi iyo njyana ya hip hop bakongeraho ngo nta sheni idacika. Ubuzima ni gatebe gatoki, none bimeze nabi ejo bizagenda neza, ariko kandi nta na garanti dufite yuko ejo bizagenda neza. Uyu munsi bishobora kuba biri kugenda nabi, n'ejo bikongera bikagenda nabi, yemwe n'ejo ubundi bikongera bikagenda nabi. Hari ubwo nucika intege urabuhimye nde, uretse kwihima wowe ubwawe, wicika intege, komeza uhatane. J.K. Rowling nawe yaje kugera rimwe mu buzima bwe acika intege, akareba aho umuhanda urangirira ntaboneye urumuri, ariko aho ngaho umuhanda urangirira hari ubwo haba hatangira undi muhanda, nawe ariko ugasanga urijimye, aho urangirira hagatangira undi, bityo ariko ku wundi muhanda iyo utacitse intege ngo wiyicarira aho ngaho wari ugeze, ugera igihe ukagera ku muhanda wawe, noneho urumuri rukaboneka. Nigeze kubabwira ko uretse igitabo cya Bibiliya, urukurikirane rw'ibitabo byitwa Harry Potter byanditswe na J.K. Rowling ari bimwe mu bitabo byakunzwe cyane kuri iyi si ya nyagasani. Ariko kugira ngo ibi bitabo bye bikundwe, ndakwibutsa ko yakomanze ahantu harenga 12 azana igitekerezo cy'igitabo cye, yakihageza bose bakamubwira baturamenye urashwi, ibi ngibi turabona nta gisobanuro bifite, ibi ngibi ntibyakundwa, ibi ntibyacuruzwa. Agakomanga hamwe bati uramenye, agakomanga ahandi bati nkawe uri mu biki. Mu mwaka w'1992 ubwo atari afite epfo na ruguru, yaramaje gutandukana n'umugabo bashakanye amusigiye umwana. Ntaho kuba yari afite, yatekereje gushaka aho kujya kuba muri uwo mwaka w'1992 yitabaza inshuti, yitabaza abavandimwe. Reka muri iki gitondo tukwifurize, tukwisabire wowe duteze amatwi, kuraranganya amaso ukareba mu bagukeneye, ukagira uwo ugirira akamaro. Muri icyo gihe rero yegereye umuvandimwe we murumuna we, maze we n'umukobwa we bajya kuba kwa murumuna we. Yahamaze amezi makeya, muri ayo mezi yari atunzwe n'ibyo leta igenera abatishoboye mu gihugu cy'Ubwongereza, dore ko ari naho akomoka.
muri icyo gihe yari yarigeze kugira igitekerezo cyo kwandika ibitabo birimo inkuru mpimbano y'umwana ukora ibyitwa maji, y'ishuri ryigisha abana gukora ibyitwa maji. Ibyo ni nabyo bikubiye mu bitabo bya Harry Potter. Ibaze kwa kundi uba ugize igitekerezo, kwa kundi uba uvuze uti nyamara iyi nkuru yaba nziza, kwa kundi uba ugize uti nyamara ibi bitabo byacuruzwa, wamara kubishyiramo imbaraga, wamara kugerageza aho ukomanze bakaguhakanira. Gucika intege biroroshye. Ushobora kuba waratangiye gucuruza butike, ukabona karitsiye utangiriyemo inzu uyikodesha iguhenze, hanyuma abagura ntihagire ukugana, ahubwo bakagurira kuri butike igukurikiye, ukavuga uti harya ibi bintu ndimo ni ibyanjye. Wabwirwa n'iki se ko nucika intege ugahita ugurisha uwo munsi, abakiriya mu cyumweru gitaha batari gutangira kugukunda? Ushobora kuba waracikirije amashuri, ushobora kuba waragiye ugira ibintu uhura nabyo bikakugora, ushobora kuba waragiye uhura n'ibibazo bikakubuza kurangiza kwiga. Wagerageje se ugasubirayo ukiyandikisha rimwe. Ubwiwe n'iki ko kuri iyi nshuro noneho utazabona imbaraga zigufasha gushaka amafaranga wari warabuze kugira ngo wishyure iryo shuri? Tukiri kuganira ku buzima bwa J.K. Rowling, uyu nguyu ubwo yaramajije kwiheba nyuma yo gukomanga ahantu henshi bamushwishuriza, uwo yashyiriye igitabo anavuga ati uyu nguyu niwe wa nyuma, ubundi nkabivamo rwose, ubwo ibyo kwandika si ibyanjye. Uwo yakiriye igitabo cye ariko ntiyamwemerera ko bazagisohora, ntiyamwemerera ko mu icapiro bazagikuramo ibitabo byinshi kugira ngo gitangire gucuruzwa, ahubwo amwemerera ari nko kumwikiza gusa. Ibyo bitabo abitahaniwe, abigejeje iwe, aho akirambitse asanga umwana we yabuze icyo gukora, ari aho ngaho, bya bindi twita mu ndimi zigezweho ubu ngubu ngo ari kubowa. Maze uwo mwana afata igitabo atangira kugisoma ndetse aragikunda, anabwaza ati mbese iki gitabo gifite ikindi kigikurikira ko numva inkuru isa nkaho itarangiye? Isi aramubaza ati mbese abana bo mu kigero cyawe bakunda inkuru nk'izi ngizi? Nuko nyuma y'ubushakashatsi bigaragara ko ibyo bitabo byari byaranditswe na J.K. Rowling utari umerewe neza, wari uguwe nabi, utari ufite aho gukinga umusaya, wari uri kujya gucumbika mu baturanyi. Maze ibitabo bye byemerwa gucapwa, bivanwamo amakopi menshi, birakundwa, biragurwa, biba gikwira. Cyari igitabo kimwe yari yanditse, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ni igitabo cya mbere mu rukurikirane rw'ibitabo 7 yanditse kuri Harry Potter. Yaje gukurikizaho icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya gatandatu, icya karindwi, maze bikagurwa nk'amasuka we. Nimvuga ngo kugurwa nk'amasuka, ni ukugurwa abantu babirwanira. Harya niba J.K. Rowling utari ufite aho gukinga umusaya, J.K. Rowling wari umaze kwiheba no babyita ngo kubivamo burundu, no kuvuga ati n'ubundi ubuzima bwanjye nta mujyo nta njyana. Niba yarongeye kwegura umutwe akavuga ati reka ngerageze niba ngibi ndebe icyo bitanga, wowe ufitiye impamvu yo gucika intege? Ndabyumva da uri hasi, ndabyumva da ntumerewe neza. Ninde se undi wakubwiye ko ubuzima ari urukurikirane rw'ibigenda neza gusa? None bishobora kwanga ariko ejo bizemera, yemwe n'ejo bishobora kongera bikwanga. Wategereza se n'ejo bundi nabwo ukagerageza, n'ejo bundi buriya bishobora gukomeza kwanga. Ariko reka nkwibutse ko kubaho wishimye, kugera ku nzozi zawe, kugera ku ntego zawe, nta wundi ubifite mu ntoki ze uretse wowe. Hari ubwo intangiriro zigora, hari ubwo intambwe ya mbere igora, ariko byose ni wowe ubifite. Hanyuma nibimana gukunda, ntuzibagirwa aho waturutse. J.K. Rowling waje kwinjiza amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari, yaje kwibuka ko hari igihe atarafite aho kuba, hari igihe atarafite aho guhengeka umusaya. Maze mu mwaka w'2019 yafashe miliyoni 17 z'amadolari aziha imiryango itegamiye kuri leta, imiryango y'abagira neza, kugira ngo igire abantu ihindurira ubuzima. Reka nkwibutse ko uyu munsi bitagusaba kuba utunze bya mirenge ku ntenyo kugira ngo ugire abo uhindurira ubuzima. Reka nkwibutse ko ushobora no gusuhuza no kumwenyurira gusa umwe mu bo muturanye ukaba umuhinduriye ubuzima. Reka nkwibutse ko gufasha mugenzi wawe uri kubira icyuya kubera ibyamunaniye mu kazi, ushobora kuba umuhinduriye ubuzima. Turasatira umucutso w'ikiganiro cyacu. Ndagushimiye cyane we wadutije amatwi, wabanye natwe, wowe adukurikiye ukanakwitwereka kuri kumwe natwe. Ikiganiro Cafe Energy
ikiganiro twigira ku mateka y'ubuzima bw'abandi bantu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bagezeho n'ingaruka munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Dutangira ku isaha y'isa 12:30. Nitwa Josbert Shyaka, ndagushimiye. Turabifuriza guhaha mu karonka, turabifuriza umubyizi ubyibushye, turabifuriza ibyiza gusa, turabifuriza kurangwa n'ubumanzi. Ari nayo nsanganyamabiganiro ya Energy Radio muri uku kwezi turimo kwa Kanama Kanamiranzeri. Amahoro kuri mwese. Café Energy. Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Café Energy.